muraho neza. Ibi ni Virusi TV, turabakunda cyane. Ni mwene Kayanza uri mwene nde, nibwira tumenyane. Nyihera subscribe, urakoze cyane. Ni amakuru meza kandi adasanzwe. Perezida Kagame yashize ibuye ryifatizo ku nyubako za Masai, ujiri, ikigali. Amafoto urayabona. Perezida Paul Kagame kuri uyu wa mbere tariki ya 14 Kanama 2023 yashize ibuye ryifatizo ahazubakwa ibikorwa remezo by'umushoramari Masai, ujiri. Izaba yitwa Zaria Court Kigali, i Remera, ahahoze hakorera ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, ku muhanda ugana Stade Amahoro. Icyanya cy'ibikorwa remezo bya siporo cyiswe Zaria Court Kigali, bikomoka ku gace ka Zaria muri Nigeria, ahakuriye umushoramari wo muri Canada, akaba n'umuyobozi wa Giant of Africa na Toronto Raptors Masai, ujiri. Zaria Court Kigali ni umushinga w'iterambere ukubiyemo ahantu hazajya habera imikino, ibikorwa by'umuco n'amacumbi arimo hoteli ndetse n'ihahiro rigezweho. Perezida Kagame yashimye Masai, ujiri ku bikorwa bitandukanye akomeje gukora mu Rwanda. Avuga ko ari umukozi ndetse ibintu byose ashaka abigeraho, uretse kimwe cyamunaniye, guhindura umukuru w'igihugu umufana wa Toronto Raptors abereye umuyobozi. Masai ni umukozi kandi ikimenyetso ni igiduteranyirije hano. Ibintu byose arabishoboye, ariko icyamunaniye ni ukumpindura nkafana ikipe ayobora ya Toronto Raptors. Gusa naravuze nti niba ntacyo bitwaye gufana amakipe abiri, ndongeraho Toronto, ariko ikipe ya mbere yanjye fana ni Golden State Warriors. Yavuze ko kandi kubona ibikorwa remezo nk'ibi mu Rwanda bizafasha kuzamura siporo n'ibindi bikorwa muri Afurika, afatiye urugero ku buryo bamwe mu bayobozi b'igihugu b'Afurika baza i Kigali bahakura intego yo kubaka inzu z'imyidagaduro zimeze nka BK Arena. Yakomeje agira ati, gusa turishimira ko twashoboye gukorana, hari byinshi byagezweho, harimo n'izi Zaria Court n'ibindi bikikije iyo Zaria Court. Ntabwo bigarukiraho, bizagera hirya no hino mu Rwanda, mu karere no ku mugabane wa Afurika. Masai yavuze ko uburyo twahuriye muri Toronto ubwo yari yantumiye ku mukino wa NBA All Star, bikavamo igitekerezo cyo kubaka arena, ariyo BK Arena nyine. Benshi mu bayobozi bo muri Afurika badusuye hano bahavanye igitekerezo cyo kubaka arena nk'iziyirenze. Yakomeje agira ati, turizera ko nk'igihugu tuzakora ibishoboka byose
kukugira nk'umufatanyabikorwa bizadufasha kugera ku rwego dushaka kugeraho, harimo no kubona impano kandi ntibizahagarara. Mu ijambo rye Masai ujiri yashimiye abantu n'inzego zitandukanye zifite uruhare mu ishyirwa mu bikorwa by'uyu mushinga mugari. Avuga ko siporo ikwiye kurenga uko ifatwa ku mugabane wa Afurika, ikabareberwa mu ndorerwamo y'amarushanwa n'ubukungu. Ni umwanya wuje ibyishimo kuba twizera nk'Abanyafurika. Dukwiye kurekeraho kurebera siporo nk'umwanya wo kuruhuka kuri uyu mugabane, ahubwo nk'umwanya wo kurushanwa no kuzamura ubukungu bwacu. Usanga Afurika ifite impano gusa, kuki tutakwishakamo n'ibikorwa remezo bidufasha kugera ku byo twifuza? Turashaka guha amahirwe urwo rubyiruko rwacu. Wamwumvishe Masai ujiri, umushinga mugari wo kuzamura siporo mu Rwanda, arashyigikiwe n'ubuyobozi. Natwe urubyiruko, abato, abakuru tuzisangamo, kuko buri wese bizamugira umumaro. Ngayo ngo ibi ni Ibirori TV, turabakunda, mudukandire subscribe. Amahoro y'Imana bane namwe, murakoze cyane.